RDF igisirikare gikomeye cyane hano ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare gifite abasirikare b'inararibonye, abasirikare bagera ku rugamba maze umwanzi akirukanka ako kanya. Ni abasirikare baba barabitojwe kurwana kuko baciye mu bihe bikomeye cyane kuva 1994 bamaze kubohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bakomeje guhabwa imyitozo ikomeye cyane. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira imyitozo y'ubwiyahuzi, imyitozo ikomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda RDF gikora. Ni ya myitozo y'ubwiyahuzi, ya myitozo ihabwa abasirikare maze bakarangiza ikosi biteguye guhangana n'umwanzi wari we wese bashobora gutekereza gutera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ya myitozo bakora amanywa n'ijoro, ntabwo baryama, yaba mu mvura cyangwa se mu zuba, ntabwo batinya. Niyo mpamvu abasirikare b'u Rwanda bakomeye cyane, bakaba banafite ubunararibonye. Ngiye kukubwira iyi myitozo 5. RDF nayo iri mu bihugu bikomeye cyane mu guha imyitozo abasirikare bayo. Niyo mpamvu ngiye guhera ku mwitozo wa 5 ukomeye cyane igisirikare cy'u Rwanda RDF gikora. Dutangire ku mwitozo wacu wa 5 ukomeye cyane. Iyi myitozo y'amasasu n'ibisasu ihari ibayita Explosive Situation Combat Training. Yigishwa gutegura no guhangana n'ibisasu no gutegura na za mine no gusenya imitamenwa. Harimo no gukoreshwa intwaro zidasanzwe nka sniper, RPG na machine gun n'ibindi bikoresho bikomeye cyane. Iyi myitozo igamije gutegura abasirikare bashobora gukora ibikorwa by'ubutasi, gutabara cyangwa gusenya aho umwanzi yihishe. Iyi ni imyitozo ikomeye cyane. Ahangaha abasirikare b'u Rwanda babasha kwiga gukoresha machine gun na za sniper, gutegura za misile zikomeye cyane kugira ngo babashe kuba bahashya umwanzi bakamwirukana cyane. Abasirikare b'u Rwanda nabo bakora imyitozo y'ubwiyahuzi kuko imyitozo igoye cyane. Ntabwo ari iyo myitozo abasirikare b'u Rwanda bakora, hari n'imyitozo iyi ni imyitozo yo kurwana barwanira mu misozi no mu mazi ndetse no mu mashyamba. Aha baba barwanira mu mashyamba y'inzitane, ahangaha bakarwanira no mu mazi kugira ngo babashe kuba barinda amazi y'igihugu, bakarwaniramo babasha kwiga ubutwaro bwayo. Ahangaha imyitozo yo mu mazi ikunda kubera muri Kivu, akaba ariyo mazi y'u Rwanda dufite cyane. Abasirikare bakabasha kwitorezamo kugira ngo bazabashe gutera umwanzi wese washaka guca mu mazi aje gutera igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare bidasanzwe ba RDF bakora imyitozo bayikorera mu misozi ya Gabiro, mu mashyamba nka Nyungwe ndetse no mu mazi muri Kivu. Bigishwa gukora ibintu bitandukanye cyane. Bigishwa kurohama mu mazi bafite intwaro, kurira amabuye cyangwa se ibiti, kurira amabuye cyangwa se ibiti, no gukora mu mvugo cyangwa se gukora mu mvura no mu bushyuhe bukabije cyane. Iyi myitozo ituma bashobora kurwana ahantu hose mu misozi ndetse no mu mazi. Niyo mpamvu abasirikare b'u Rwanda ari abasirikare bakomeye cyane. Bitoza mu mashyamba akomeye cyane, amashyamba ya Nyungwe n'ayandi mashyamba akomeye hano mu Rwanda. Babasha no gukora imyitozo ikomeye cyane muri Kivu ituma babasha kurwanira mu mazi. Urwagize umwanzi wese ushaka gutera igihugu cy'u Rwanda yahura n'ibibazo aciye mu mazi ndetse no mu mashyamba no mu misozi. Ntabwo ari iyo myitozo gusa, ari imyitozo ku mwanya wacu wa 3, imyitozo y'intambara. Ahangaha bigishwa gukoresha intwaro zoroheje cyane. Dukomeze ku mwanya wacu wa 3 ku myitozo RDF igisirikare cy'u Rwanda ikomeye ikora.
Umwanya wacu wa gatatu turahasanga imyitozo yo gukoresha intwaro ntoya zoroheje, ikaba yitwa Closed Combat. Ni imyitozo ikomeye cyane, aho abasirikare bigishwa gukoresha intwaro ntoya nka pistole na AK-47. Izi ni intwaro baba bakoresha bari kugira ngo babigishe kuzajya bahangana n'umwanzi, ariko hakubiyemo n'indi myitozo ikubiyemo nka karate, judo na kickbox n'indi myitozo yo kurwana. Iyi myitozo nayo irakomeye, igamije kwigisha ko watsinda umwanzi uri hafi cyane. Niyo waba nta ntwaro ufite, ushobora kwirwanaho ukoresheje iyi myitozo baba bahawe. Hari undi myitozo uri ku mwanya wacu wa kabiri, noneho umwitozo ukomeye cyane. Iyi ni ya myitozo yo gusimbuka mu ndege, ni ya myitozo abasirikare bakora basimbuka bamanukira ku migozi indege irimo iragenda. Iyi ni imyitozo yitwa Airborne Training. Ni imyitozo ikomeye cyane ituma abasirikare babasha kuba bamanukira ku migozi y'indege bajya guhangana n'umwanzi. Aha bigishwa gusimbuka bari mu ndege bafite nk'intwaro, mu manywa se cyangwa nijoro, byose barabyigishwa. Hano harimo no gusimbuka mu bihe bitoroshye cyane, mu mvura, mu gicu cyangwa hejuru y'amazi. Ibyo byose ntabwo babitinya. Iyi myitozo igamije gutegura abasirikare bashobora gutera aho abandi batagera, nk'inyuma y'umwanzi. Iyi myitozo nayo abasirikare ba RDF barayihabwa, bigatuma bakomeza kubaka igisirikare gikomeye cyane mu gihugu hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Mu mwanya wacu wa mbere hari indi myitozo ikomeye cyane. Iyi ni imyitozo yo kurwana no kubaho mu bihe bibi cyane. Ni ya myitozo yitwa Resistance Training. Iyi ni ya myitozo ituma umusirikare abasha kwirwanaho, haba mu bihe bibi cyangwa se byiza, yaba mu mvura cyangwa se ubushyuhe bukomeye cyane, cyangwa se igihe umwanzi aba bubi cyane. Bashobora kwirwanaho kubera ko baba bahawe ino myitozo. Abasirikare bashyirwa ahantu hatagira amazi, ibiryo cyangwa se aho baryama, bakigishwa kubaho bakoreshwa ibintu bikomeye cyane, bakoresha ibintu bibakikije birwanaho. Bigishwa gutegura amazi yo kunywa mu bimera, gufata inyamaswa no kubika imbaraga igihe kirekire. Iyi myitozo ituma umusirikare ashobora kubaho mu ishyamba igihe kirekire ataboneka n'abanzi batamubona cyane. Iyi ni imyitozo ikomeye igisirikare cy'u Rwanda RDF gikora. Nagushimiye, ariko nimba ari icyo wumva nakosora se cyangwa nahindura, cyandike muri komenti, n'ubutaha tuzabashe